ni ubwa mbere tugiye kuvuga ku cyamamare kirenze gikomeye gutya. Aya ni amasomo 3 y'ubuzima twakwigira kuri Cristiano Ronaldo. Yari umwana wakuriye mu buzima bugoye cyane kurusha ubwo ubayemo aka kanya. Nta mafaranga, nta buryo bworoshye bwo kugera ku nzozi ze yatekerezaga, ariko uyu munsi niwe mukinnyi ukomeye cyane mu bakomeye ku isi. Uyu munsi muri Mike urufunguzo rwanjye turarebera hamwe amasomo 3 y'ubuzima twakwigira kuri Cristiano Ronaldo. Urufunguzo rwa mbere: gira discipline ikomeye muri sosiyete, aho utuye, aho uba. Ndakwinginze gira discipline. Ronaldo ntabwo yageze ku ntsinzi kubera impano ye gusa, yabigezeho kubera discipline ikomeye cyane yari afite. Yakoraga ikirere, yakoraga imyitozo buri munsi, akita ku mubiri we, ndetse agahora ashaka kuba mwiza kurushaho. Icyo kintu uracyumva neza? Urufunguzo: niba ushaka gutsinda ubuzima ugomba kugira discipline. Ntukore igihe ubishakiye gusa, kora igihe cyose wumva ufite imbaraga, wumva uri muzima, wumva utekanye mu mutwe, kora. Ariko discipline uyitekerezeho, niyo yonyine ihagije kugira ngo ubane n'abandi amahoro. Kora cyane kurusha abandi. Ronaldo yari azwiho gukora cyane kurusha abandi bakinnyi, kandi na n'ubu niko ameze, ntabwo yahindutse. Iyo abandi baruhukaga, we yarakomezaga akajya mu myitozo agakora. Urufunguzo: niba ushaka kuba uwa mbere, kora birenze ibyo abandi bakora. Niba ushaka kuba uwa mbere, kora birenze ibyo abandi bakora. Ariko hari ikintu gikomeye kurushaho cyamugejeje kure. Ni ikihe rero? Iyizere. Ni nacyo cya nyuma. Iyizere. Believe in yourself. Iyizere. Ronaldo yigeze kuvuga ko azi ko ari umwe mu beza ku isi, nubwo abandi bamushidikanyagaho, we yarabyizeraga cyane. Urufunguzo rwa nyuma tunasoza iki kiganiro cya Mike: niba utiyizera, nta wundi uzakwizera. Tangira wiyizere mbere y'abandi bose. Mbere y'uko abandi bakwizera, banza wiyizere. In yourself, believe in yourself. Niba nawe ushaka gutsinda ubuzima nka Cristiano Ronaldo, tangira uyu munsi, gira discipline, kora cyane kandi wiyizere. Kanda subscribe rero kuri Asaf TV kugira ngo udacikwe n'ibindi biganiro bigiye kwita bicaho nonaha aka kanya. Duhurire mu kindi kiganiro cya Mike.